always kumbuga. Hello once again, the Kabab Love fam. This is Stories Komboga and I go by the name of Chisha Machea. Utarakora like and subscribe utegereje chiko ari hano bibera kandi nanjye ndi Chisha Machea ugende kole follow kuri account zose platform zose arizo Twitter, Instagram and TikTok. So ejo cyangwa se mu masaha ashize nibwo stories yitwa Kanimba ndetse witwa Soleille aba bombi bamamaye muri filime y'uruhererekane ica kuri YouTube yitwa Bamenya. Aba murabazi ni ba main actor cyane muri ino filime aho baba bakina ari umugore n'umugabo muri iyo filime, hanyuma umukozi wabo ari we Bamenya yaratangiranye aba babiri aribo aba batatu aribo bayikina abazi episodes za mbere. Murabizi neza cyangwa se ku bantu batangiranye ni filime mwayikurikiranye murabizi neza ko ariko byari bimeze, ariko icyo cyo kinzanye kuko ibyo bakinnye muri iyo filime ari umugore n'umugabo ndabona no mu buzima busanzwe bakangaranyije abantu bashyira hanze invitation ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 2023 bashyira hanze invitation. Soleille yanamanje aravuga ati mwese muratumiwe, na Kanimba nawe arongera aragaruka aravuga ati mwese muratumiwe. Nukuvuga ko aba bombi bamamaye nyine muri filime sebiri koko bagiye kuba bakora ubukwe. Soleille yitwa Uwase Delphine wamenyekanye nka Soleille of course, ndetse na Mazimaka Wilson wamenyekanye nka Kanimba bamamaye muri filime y'uruhererekane nyine ya Bamenya. Soleille yemeye ko kuri iri atariki azatangira urugendo rushya n'umukunzi we rwo kubana byemewe n'amategeko imbere y'Imana nk'umugabo n'umugore nyuma y'imyaka irenze 4 bahuriye muri filime yatumye amazina yabo akomera muri sinema nyarwanda. Kanimba yanditse kuri konte ya Instagram asaba abafana be n'abakunzi ba filime muri rusange kuzabashyigikira mu rugendo rw'urugo bagiye gutangira. Yavuze ati kubana natwe ni inkunga ikomeye cyane ku itariki 17 ugushyingo 2023 ubwo ni 17 z'ukwezi kwa 2023. Aba bombi basanzwe banahurira muri filime y'uruhererekane yitwa Ganza. Soleille wabaye umunyamakuru mu myaka 2017 yanditse kuri konti ya Instagram agira ati mwese muratumiwe. Mu bitekerezo birenga 200 yakiriye harimo ababifuje kurushinga rugakomera n'abandi bashidikanya bavuga ko byaba ari ibizagaragara muri filime Bamenya, ariko wajya kurana neza ugasanga muri filime Bamenya n'undi bakinnye ari abagabo n'umugore ukabura aho abihera cyetse tuvuze ko ari indi filime nshyashya babaye kuba bagiye kuba bari gushutinga cyangwa se bashaka kuba bashyira hanze. Nkoresha izina rya Nadine kuri Instagram yagize ati burya koko muri n'abakunzi bya nyabyo muri beza musa neza nyagasana zabo bakire n'ibijyanye n'ubwo byose umunezero ubwumvikane n'ubutunzi bifatika n'ibindi byinshi kandi bibi muzahabwe imbaraga zo kubinesha. Ukurikije neza nyine urumva ko uyu mufana we yahise abyemera n'umutima mwiza. Muri filime Bamenya Soleille akina n'umugore wa Kanimba kuva itangiye kugeza aho igeze ubu akina nk'umugore w'umunyamahande kandi utorohera umugabo we bitewe nuko mu bihe bitandukanye agaragaza ubushake bwo kumuca inyuma. Kanimba akina ari nk'umugabo uhagarara ku makosa ye mu bihe bitandukanye aca inyuma umugore we Soleille akazana mu rugo ketchup babyaranye keza bacuditse muri iki gihe kandi agenda amwereka ko ari we mugore mu rugo muri iki gihe. Mu bice bishya by'ifilime Kanimba aharugara umukozi we Bamenya nawe agatangira kuba nk'umunyamafaranga bituma nyirabusha Soleille atamwishimira. Muri filime Soleille yigeze kumara imyaka 2 atagaragaramo, ntiyigeze kandi abyarira Kanimba biri mu bituma umugabo we na rimwe na rimwe amuhoza ku nkeke. Ni mu gihe ketchup wazanwe mu rugo n'Abamenya yabyariye Kanimba. Bamenya iri muri filime zamenyekanye cyane mu gihe cya
COVID-19 Benimana Ramadan witwa Bamenya wayihanze agaza ko yamuciriye inzira mu buzima bwe. Uyu musore avuga ko yasohoye miliyoni imwe muri filime ya Bamenya, yashoye miliyoni imwe muri filime ya Bamenya, nabwo yikandagira ikagaruza amafaranga yose yari yashoye muri filime zabanje. Igeze kuvuga ati mu myaka mike ishize nibwo nagize igitekerezo cya Bamenya, ni filime nashoyemo miliyoni imwe, ntabwo nikandagira kubera ibihombo byinshi naragiye mura nabyo, ariko mu cyumweru kimwe nari maze kugira abantu ibihumbi 100 bankurikira. Uyu Wensi cyangwa se Kanimba ukurikirwa n'ibihumbi 11 n'abantu 400 followers kuri Instagram, agiye kuba arushinga na Soleille nawe ukurikirwa n'abantu batari bake. Rero ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 aba bombi bazabasezerana banabana nk'umugabo n'umugore gutya rwose. Ibi rero abantu batangiye babivuga ni burya bya bintu bishobora gutangira ari imikino bikaza kurangira burya umugabo cyangwa se hahantu burya uhakuye umukunzi, dore ko abantu benshi cyangwa se abantu benshi batangira bifata nk'aho ari gukina filime, nyamara ukaza gusanga abantu barakundanye bya nyabyo, bigeze naho nyine ko aba bombi bashobora kuba bagira gutya bakabana. Ari ibintu byatangiye abantu batabyemera. Ibi si ubwa mbere bamwe babyumvisha kuko hari abantu bakina muri filime bikaza kurangira nyine banabanye. Uyu Soleille rero ukina muri filime Bamenya, nkuko nahoze mbigarukaho kare, bahujwe nyine n'iyi Bamenya. Uyu Soleille avuga ko anyotewe cyane no kuba umugore wa Kanimba mu buzima busanzwe, akaba rwose umugore wewe apana bimwe byo muri filime. Nashaka kuba mu buzima bwanyabyo azajya abyuka amureba iruhande rwe akamwita chérie bébé mon amour, muzanire ka cyayi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi ubu harahuriye muri filime. Abo mbi rero ni abantu bagize filime kinyamwuga cyangwa se babigize iby'umwuga. Kandi uyu ni n'umucuruzi wanabyize muri kaminuza, umusportifu, murabuzi ko akina karate ubirambyemo, ndetse anafite nyine n'umukandara w'umukara muri karate, umwe bakunze kwita ceinture noire. Aba bombi rero wowe nanjye dutegereje ubukwe bw'aba bantu, kubera ko ejo bundi kuri stories nakoze ya Rumaga nawe yaradushutse, aradushuka bagaragaza batwite, bagaragaza babyaye abantu, turagenda turabyemera, turavuga ni bya bintu bibaye byo. Ariko twaje gusanga nyuma cyangwa se twaje kuvumbura ko ari igisigo aba bombi bari bo barakora kugira ngo bagishire hanze. Ibi rero nabyo bikaba byatumye abantu tutabizera, ubwo abastari basigaye bashaka gushira ikintu hanze tukacyemera tukibonye, cyangwa se iyo bavuze ikintu ubona gikangaranye ni ukucyemera tukibonye, kuko abenshi tuba tuzi ko ari udutwiko, hari ikintu bari gutwikira cyangwa se hari ikindi bashaka kugeraho bitewe n'ibyo barimo baratangaza muri iyo minsi. Ibi rero nabyo bya Kanimba na Soleille abenshi twanze kubyemera, abenshi ntituri kubyemera, dore ko habura iminsi yonyine igera kuri 7 niba ari kimwe atari 8 kugira ngo aba bombi nyine ibyo bashyize hanze byo kuvuga ngo tugiye kuba tubana nk'umugabo n'umugore, koko turebe niba ari byo, dusanga atari byo, ari ikindi bagiye kuba bashyira hanze cyangwa se ari filime barimo baramamaza. Ariko ibi nanone aho mbera ngiye mbihakana ndi kuvuga ko ari byo, nuko aba bombi n'undi muri filime zose bakunze gukinamo bose aba ari umugabo n'umugore. None kuri inshuro bakaba bavuga ngo dufate umwanzuro tube twabana cyangwa se tubane nk'umugore n'umugabo. Noneho dore ko ibyo twakinaga byaje kurangira bivuyemo impamo hagati y'uyu
Kanimba muri Bamenya ndetse n'uyu mugore wiwe Soleille azatangira kwitwa umugore we nyuma ya tariki 17 z'uko kwezi turimo ni ejo bundi cyane bizari ku munsi wo kuwa gatanu ubukwe buzari kuwa gatanu reka dutegereze turebe ngo what's going on ese aba bombi koko bari seriye ese ibyo batubwiye koko bari seriye nibyo cyangwa sibyo reka dushyize turebe nimba ari ibitavugwa cyangwa se ari ibivugwa. Hasta la vista. This is Stories Kumbuga and I go by the name of Shamache agenda kuri like and subscribe kuri The Cat Babla hanyuma tujye tubana every day every single moment kandi nibagirwe kugenda ngo urakore follow kuri account zose za Shamache ya aba Instagram, TikTok and Twitter hose Shamache ya umuntu tujye tubana every day every single moment kandi aho ibintu bitameze neza wibuke gushyira amavi hasi usaba Imana ko ejo bizagenda neza kandi byagenze neza nanone wibuke gushyira amavi hasi uvuge ngo alhamdulillah cyangwa se uvuge ngo urakoze Imana kubwira iki kintu cyangwa se kuri ibi ngibi ugiye ungezaho yatuba wowe ntago nari kuba ndi kubigeraho gutya uvuge ko nanone ukomeze wongereho amasengesho usabire n'abandi bababaye. Hasta la vista. This is The Cat Babla and I go by the name of Shamache. See you on the next Stories Kumbuga.